Nitwa Mazimhaka Betani Fabrice, ndi umwarimu nkaba n'umucuranzi wa gitari kuri Barimus Music School. Barimus Music School rero yishimiye kubagezaho isomo rya gitari binyuze kuri internet, yaba abanyarwanda bari mu gihugu cyangwa se abanyarwanda bari hanze y'igihugu. Urusobe rw'amasomo rero tuzakurikirana bigendanye na gitari rurimo ibice byinshi bigiye bitandukanye. Gusa mbere yuko tubyiga byose, munyemere tubanze duhere ku bantu iri somo rigenewe. Mu by'ukuri iri somo rigenewe abacuranzi cyangwa se abantu bifuza gucuranga bo mu buryo butatu cyangwa se bo mu bice bitatu. Igice cya mbere ni abatangizi cyangwa se abo twakwita aba beginner, abantu batangiye kwiga gitari. Igice cya kabiri ni igice cy'abantu bafite ubumenyi bw'ibanze. Igice cya gatatu ni icy'abantu bafite ubumenyi bwisumbuye. Iri somo rero ryacu rirabagenewe bose, bafite icyo baronkamo, bafite icyo bigamo. Mbere na mbere nk'umutangizi, birumvikana n'umuntu utangiye gucuranga gitari, akenshi mu isomo ryacu yigamo amanota y'ibanze kuri gitari, akigamo ubumenyi bw'ibanze n'ubundi bugendanye na gitari, ndetse akagerageza kwiga n'indirimbo zigiye zitandukanye bitewe n'amanota aba yize. Uwa kabiri rero, igice cya kabiri cy'abantu bafite ubumenyi bw'ibanze cyangwa se aba intermediate, bo bagerageza kubona ubumenyi mu bigendanye n'imicurangire yabo no kongera ubumenyi bw'imicurangire yabo. Igice cya gatatu rero aricyo advance cyangwa se abantu bafite ubumenyi bwisumbuye, bo mu isomo ryacu bagerageza gusobanukirwa neza ibyo bacuranga hakoreshejwe uburyo mpuzamahanga bw'amanota, kandi bakiga no gusoma ayo manota no kuyandika mu buryo mpuzamahanga. Ibyo rero nibyo buri wese agenda aronka mu isomo ryacu bitewe n'urugero cyangwa se igice agezemo mu micurangire yiwe. Amasomo rero tuzakurikirana agabanyijemo ibice 4, ari byo n'ubundi tuzamara amezi yose tuziga dukurikirana. Igice cya mbere ni igice kijyanye n'ubumenyi bw'ibanze ku muziki, aho dusobanukirwa amagambo amwe n'amwe mu muziki adufasha kwiga gitari neza. Igice cya kabiri kandi ni igice twigamo gitari nk'igikoresho cy'umuzika, ndetse tukagerageza no kwiga amanota ya gitari y'ibanze atari amanota akomeye. Amanota akomeye tuyareba neza mu gice cya gatatu. Igice cya kabiri kandi nabwo niho tugerageza kwiga gitari n'uburyo dushobora kuyitaho n'uburyo byinshi dushobora kuyikorera kugira ngo itangirika. Igice cya gatatu rero niho turebamo amanota yisumbuye ya gitari, nk'icyo nakwita advanced chords za gitari, aho turebaho n'amabare. Igice cya kane nicyo gice rero turebamo ibijyanye no gusoma no kwandika amanota ya muzika mu buryo mpuzamahanga. Ubu buryo ni umwihariko cyane, kandi ndifuza ko buri wese ukurikirana urusobe rw'amasomo yacu akomeza gukurikirana kugeza tugeze ku gice cyo gusoma no kwandika amanota. Ikindi twiga muri iki gice cya kane kandi ni gucuranga solo guitar cyangwa se gucuranga solo nk'uko abenshi babivuga. Ahangaha niho tureba rero muri iki gice cya kane. Ikindi tugerageza gusobanukirwa neza ibyo ducuranga dukoresheje amanota ya muzika, kuko abenshi mu bacuranzi bo mu gihugu cyacu cyangwa se n'abandi, hari igihe aba ataritaye cyane ku bijyanye no gusoma no kwandika amanota, ariko nagerageje kubasobanurira akamaro kabyo. Nuko bidufasha gusobanukirwa neza ibyo ducuranga. Hari ibibazo bimwe na bimwe rero abatangizi bakunda kwibaza, cyangwa se abantu batangiye gucuranga gitari bitewe n'amatsiko wenda bagira. Mbere na mbere ikibazo bakunze kwibaza, baribaza bati gitari se umuntu ayimenya mu gihe kingana iki? Ndabizi ko wenda nawe mushobora kuba mwarabyibajije, ariko gitari ntabwo ari igikoresho cya muzika umuntu ahita avuga ngo ndahita nyimenya aka kanya cyangwa se ndakimenya mu gihe kingana iki. Ahubwo bitewe n'uko ugenda wiga gucuranga neza, uko igihe bigenda bihana ibindi, ugenda umenya gucuranga byisumbuyeho. Ntabwo uvuga ngo nageze ahantu namenye gitari, oya, nicyo gisubizo naguhereza. Ikibazo cya kabiri bakunze kwibaza nk'abantu bakoresha imoso, nze kwibaza se kunkoresha imoso ni iyihe gitari imbereye nshobora gukoresha? Rimwe na rimwe abantu bacurangisha imoso hari igihe bakoresha gitari mu buryo usa nkaho
icuritse, akayikoresha imirya, umurya wa mbere tugira hano we uri hasi, bikamworohera gucurangisha imoso yiwe. Ikindi kandi abantu bakoresha imoso hari n'igihe biga gucuranga akoresheje indyo, kandi ni nabwo buryo njye nabasubiza ku muntu ukoresha imoso byaba byiza uramutse ukoresheje indyo, kuko kuri gitari n'ubundi utangiye kuyiga uramenyera, intoki zose ziragufasha mu micurangire yawe. Ikibazo cya gatatu rero bakunze kwibaza bati ese gusoma no kwandika amanota ya muzika bimfitiye akahe kamaro? Igisubizo nabaha, gusoma no kwandika amanota ya muzika bidufitiye akamaro kanini cyane mu micurangire yacu ya gitari. Gusoma no kwandika amanota rero ni uburyo twazaniwe n'abahanga bo mu muziki bwo kugira ngo habe itumanaho mu bijyanye no gucuranga. Umuntu akandikira indirimbo akayikoherereza iri ku rupapuro, ukayisoma ukaba wayiga. Ndumva ntawe bitashimisha kuba indirimbo yashobora kuyandika no kuyisoma mu buryo mpuzamahanga bw'amanota ya muzika. Akandi kamaro bidufitiye rero ni uko bidufasha gusobanukirwa neza byimbitse ibyo bintu byose ducuranga. Nkavuga ese ko rimwe na rimwe hari igihe ncuranga hano, kubera iki nafashe hano, kuki ntafashe hano, gusoma no kwandika amanota ya muzika rero bidusobanurira neza ese impamvu nafashe aha ni iyi ngiyi, impamvu nacuranze iri nota ni iyi ngiyi. Iri nota rigizwe n'amanota yandi agiye atandukanye asobanutse ariko mu buryo bw'amanota ya muzika mpuzamahanga. Muri isomo ryacu rero hari amategeko n'amabwiriza tugenderaho. Mbere na mbere isomo ryacu rizatangwa mu rurimi rw'Ikinyarwanda, ariko rimwe na rimwe tuba dukoresha amagambo y'Icyongereza. Impamvu ni iyihe? Ni uko gitari si igikoresho cyacu cy'Abanyarwanda cyangwa se cy'Abanyafurika. Niyo mpamvu abayihimbye cyangwa se abayitekereje hari amagambo amwe n'amwe bagiye baha bimwe mu bice byayo, bimwe mu bikoresho bigendana nayo, cyangwa se n'andi magambo yo mu muziki atarashyirwa mu nkoranyamagambo y'Ikinyarwanda, bigatuma bigorana kugendera mu Kinyarwanda. Gusa ndakeka mu rurimi rw'Icyongereza abenshi barwisangamo, tuzagerageza kugenda tubisobanura mu Kinyarwanda mu buryo bwumvikana. Icya kabiri ni uko teori ikwiye guhabwa agaciro ikwiye, kuko mbere na mbere ibintu ducuranga n'ibintu dukora ni ngombwa ko tumaze tugasobanukirwa impamvu yabyo, tukabanza tukabisobanukirwa neza mu buryo bwo kuvuga cyangwa se mu buryo bwanditse, ubundi tukabicuranga. Niyo mpamvu teori igomba guhabwa agaciro ikwiye buri gihe. Niyo abantu bamwe na bamwe bashobora kuyisuzugura bakanga kuyiga, ariko ndakugira inama cyangwa se n'itegeko, ugomba kugerageza gukurikirana teori nk'uko wakurikirana pratique, kuko niho usobanukirwa neza ibyo bintu ugiye gucuranga. Ikindi kandi ni uko mu micurangire ya gitari abantu bakunda gucuranga gitari cyane kugeza aho aba yumva n'umwanya wo kuruhuka atawubona. Niyo mpamvu ugenda bagira inama, iyo umuntu acuranga hari igihe ashobora gucuranga ukaruha, kuko gitari ntabwo ari bitewe n'uko iryoshye wenda mu micurangire yayo, ishobora no kugorana gutera stress, gucuranga ukumva urarushye, ukumva ntago urimo uranyurwa cyane bitewe n'uko ufite stress. Niyo mpamvu kuri gitari ugomba kubona umwanya wo gukora, ukabona n'umwanya wo kuruhuka. Ntabwo ari ngombwa gukomeza gucuranga, oya, ugomba kuruhuka. Ariko si ukuvuga ko twirengagije ko umuntu agomba gukora kandi agakora cyane, ariko mu gihe wumva warushye, wananiwe, ni ngombwa ko utuza ukaburetseho gato ukongera gucuranga nyuma wavuye mu kanya ko kuruhuka. Ikindi kandi ni uko buhoro buhoro nibwo ibintu bifatika. Niba urimo uracuranga ugacuranga umwitozo ukabona wapi nturi kujyamo, oya, tangira buhoro buhoro, utangire ufite speed ntoya, ugende wongeza speed, niko ibintu byigwa, maze ukagera aho bifata ugacuranga speed ari nini, iri hejuru. Ikindi kandi aricyo cya nyuma, ku bantu biga kuri internet cyangwa se online, ubu ngubu
ni ngombwa ko umenya ko ibyo uri gucuranga bihuye cyangwa se bijyanye n'ibyo wigishijwe, kuko akenshi ntabwo uri kumwe n'umwarimu biba bisaba ko ugerageza kumva niba ijwi by'ibyo mwarimu acuranga n'ibyo nzancuranga ukagerageza kumva ko bihuye n'ibyo uri gucuranga. Ushobora gufata inota rigafatika nabi, birashoboka, ariko wowe ugomba kugerageza gushakisha se kubera iki hano biri kuvuga nabi, kubera iki, ugashakisha impamvu yabyo kugira ngo ushobore guhuza neza no kugendana na mwarimu. Ibyo rero byose nibyo tuzagenda twifashisha mu isomo ryacu. Ndabararikira rero gukurikirana video ikurikiyeho ijyanye no gutangira isomo ryacu rya gitari. Murakoze.